ako ni ishyamba rinini kuvanga tugerayo rero yanimira amagaye kandi nta muntu amamagaye inshuro zigera mu 10 ashoboka kwini ndekuzwa urumva birashoboka ko waba wanteye inda wababaruka mu izina ryawe n'ahantu narakubwiye ngo urasasiye ntera inda wamuturasha naraguharaza sha nubwo uri mabukwe nanjye nakwemva uruzacu n'izisa n'izindi uzi gukura twumva dufite intimba uzi kuvuga usanga iwanyu bakenye naguteta bihaba uri ukihanagura sitwatese twakuze turi bato sitwigeze bana kubera uyu munsi wemeye ko mba imbohe ya rasita ndabyemeye ko ari bwo bushake bwawe ariko nzabaho ubuzima bwanjye bwose nishimye ntabwo nari nkwizeye ko wamemba ibi ngibi ariko nubwo ubushake bwawe busharira ngiye kububa akoma ubabaje umutima wawe mukadata babaje umutima wanjye abantu babaze umutima wanjye none nawe ubwawe babaze umutima wanjye kwini ngaho ngwino mugore mwiza nituraguriye ngwino rasita ngwino tuzajya gukunda nabyemeye ko ndi uwawe ariko se wumva noneho wambara ukambwira amazina yawe ya nyayo ukambwira n'aho uturuka kuko ndi mu minsi mibi ufite amahirwe menshi yo guhita zisama umwana wanjye atazakura ntazise hari inshuti yanjye yambwiye ko itazi papa we itazi n'aho avuka rasita ntabwo nshaka ko umwana wanjye azakura atazi ahantu aturuka kwini urumva ushaka kumenya ntabwo nakwibwira kuko ndamutse nkwiga wahita upfa ikindi niba wumva ko ushaka kubaho neza abaho utanzi kuko uramutse umenye byakubera bibi sibyo ndikumva mfite nabaye mushya naraguharaza sha nubwo uri mabukwe nanjye nakwemva nyabuneka urabona ukuntu ukundanya ngo ingoma y'abapurusi byari ikintu nakugize gutengera ko nawe nakubwiye dore nakubwiye byari ikintu nakubwiye utabona wa naje mu cyari wanyu ukakomeza kumponda nakuboshye nka mabukwe ngiye maze no kubirambirwa sibyo wawe ariko anda Sino akagakecuru gakubise rino buye umukobwa wawe ntawe natwaye Nibi twumvaga byagundagurana kumbe cyamaze ko marabira nakare urabizi kari ndebera iyo foto nawe umukora ahagaze nyirabukwa ari hasi kandi no rusaku numvaga ari uratangiye byose so wabitangiye ngiye mbitangira watangije intambara zose umukobwa ngiye nabyaye watangije intambara zose ari umukobwa ngiye nabyaye ngiye kunshirishamo ngiye ko ndenga niko ateye nanjye twahoraga mu ntambara niko ateye mana we mabuka wanjye sabaye nakubeshye sinzi nimba wowe utarumva none se ntawe uciye bigenze bite ko nari mbonye ufite intosho urugiye gukubitanya ko uva ku mutwe se buriya ukuntu ariko mwebwe nebiki hano ndakubiswe kubitwa nkaho ari ikisi ariko rwe nyine mwagiye mumenye ko muri abantu bakuru ntabwo rega Rwema buriya yarari kunkubita ntabwo yaragiye kunyica twari turi yarajeje kugira kunkurira imyumbati ariko none se ayikuza amabuye reba ukuntu bagize mwana
hari intambara igeze mukama cyangwa n'ibya bindi byaje gukubita buri muntu wose wiboneye none ndeye kuntu ugize Rwema urafata abantu baciye mukarwana uramu wajya gukubita umugore wakoresha ngaho ni murongorera mufite banyoko se waburiye umwica ariko ubundi urinda uvuga gutyo si wowe byose wabiteye nyuma si y'umukobwa wowe uzanye ibibazo byose mbizana nese nje twahuriye mu ndavuga muzana hanga ubundi se kugira ngo ujye kusembura si wowe uvuze ngo nishwa n'icyaka ngo mafite inyota ngo nshaka amafaranga ibiki nyine nabivuga kujya kugurira akantu siko byabaga bimeze iyo nabaga nakuguriye akayo sinzi ko watuza caka rero ni wowe byose ubiteye njewe warangiye urabona taranyishe intambara zawe tunyi bampamagaye barambura sinamenya ngo wasanga n'ubari nakwinwa amamaga akambura harimo atabaza incuro 10 zose turamenya tubisobanura ngo ikira mukama tuvuge ibintu dusubire ibindi wajya umenya kuri umuntu mukuru ikintu cyo cy'ubushera nacyo tukivugaho cyo kurwana byo tubireke tumaze iminsi turarya turashaka umukobwa abimenye se turashonje gushaka umukobwa wawe yakatwakije byuza akantu tukarya nari mu rugo muri Kigali nari no mu cyaro ariko koko abanyakigali nabesikoro n'ubwo ngibivuga mumaze kuntwarira umwana murangije muje no kuntwarira ibyanjye ubwo rero amamera yanjye nisereye nkashigishamo akagage gaje ngo muje kugotobera karabarise mukaba twabanye neza ibyo kuvuga ngo wenda ngo mu bihe bibi ugira ikibazo kuba twabikora nta kibazo na kimwe kuko intanga zanjye n'ibihugu ntabwo ntera inda habe turabana nk'umugore n'umugabo ariko ibyo kumva ko nagutera inda byo ntubishidikanyeho ntabwo nagutera inda nta kibazo nyine nk'uko tugiye kubana nk'umugore n'umugabo nibwira n'ukuri ntabwo ndi umugambanyi nta nubwo ndi n'umuntu none se kuki nkubwira ntubyumve ufite ikindi kintu cyakuzanye hano waje kuneka nk'uko wabivuze ni Imana yakumpaye nyine yaramfashira kunzanira nk'uko wari wabimbwiye ni Imana yakunzaniye nk'uko bivuga ariko nyine ubaha iyo Mana yatumye ikuma nyine umbwira ukuntu witwa umbwire nawe uturuka n'ibyo kuba udatera indabyo ibyo bigerwa n'Imana Imana yaremeye ko nyine inzanika kuma nk'uko washakaga umugore bivuze ngo n'ubundi irashaka uwo mwana Queen ibintu ni bitatu urashaka kubana nanjye ugakomeza kubaho cyangwa urashaka kumenya ugahita upfa usabwe kuza ukinjiramo hano erega bundi ngenda ndagukunda ntabwo gutenda gusabye ngibyo cyo kuvuga ngo wenda twaryamana ngibiki n'ibiki ndagukunda twabanye neza umugabo wanjye ngo ki ahubwo ivandi tutoce ibintu nyamara ibintu muri koroshya birakomeye mukamana reba abangabo ubona baturutse i Kigali bazi ngo baje kureba Queen makoga hano iwawe none barahageze baramubuza urumva nta kintu kirimo nyamara ibintu birakomeye mutaretse kurwa mwivurungutana mwikaraga ibintu birakomeye muri gushaka amakobwa atari umujinya aradukuta turabagabo bangahe uzi kumubika bisa bari gushaka amakobwa gusa ariko ngiye ndikukubwira ibintu birakomeye baje ngo baje kumurana bishatse kwanga i Kigali bamubuze none nahanga ngo ntawuhari ninjye numvaga ko kandi bakoze urugendo reba kuva i Kigali tuje gushaka umuntu imodoka idupfiriyeho turara mu muhanda twaraye amajoro nyamuneka utanyara aho ngaho dore abacecuru na Fernando mugira ikibazo nuko yanyariye ku inkweto zihese ko bayakumaze amategeko yarandaguye mwaje nawe gakara turabura tutarabona ibyo kurya ukajya kuramira ibiri mu butaka ariko muri namuvuga ibyo mwagatwa mwahinze muzanye iki muje mwikoreye wowe ko waje i Kigali ntiwaje uhita urya mayoneze hari ibyo wari wahashye se ariko rero nabitera iyo kwereza nimero yamamaga inshuro nyinshi kandi subiza cyagiye nkufata gutya takitike ziracyahari uyihamagare nani urebe n'umuntu ikunda guhamagara ndaje mitenyuga kuri message sa merci afite connection uri mukire wowe kubisa amafaranga mwiza wo mwe muguriye uyu muri none se kugira utayampaye
umbaze grafu nawe urumva je nago wansiga nanjye nago wansiga oya mwese nka kumwe muje kunsura muri oya kwa maherwe si we byose ubiteye ureba utumye ni Mukamana ngenda reba wowe ubiteye bitera nde uko wagitagiye yaragiye kunyihera amafaranga agwa amafaranga so wahinze agwa amafaranga urimo kumukubita yegora ubwo nuko turi gushaka umukobwa wawe ngo giye gwa amafaranga asikura mukobwa kandi ari mwebwe bamutwaye njese umukobwa wanjye ntiyari kuza ankurikiye ngo nta rukundo ugira muri wowe umuntu yabuze uri gukomeza wabigize nk'abajya n'ibintu bisanzwe hagati yanyu mwese nana ziba hadi uyu nguyu uri kuvugisha ni izuba ryinshi yanyuze izuba ryinshi ya n'iki cyawe ari kumvugira gutya ndaza gusobanura gakubita urushyi agaka oya iki bashaka kubita nyoko agamukubita kubona se bunari we ariko umwana waje we ntukankubita iwacu mwana se uyu nawe kuna nubwo aho kujya kibabazwa na mushiki wacyo wabuze ngo amateke bayarimbaga wese ko bitakubabaje ni yari umugore ukunda we ni yari umugore ukundara ko atakubabaje ahubwo ko ari wowe uzana umuntu kandi pira n'ubundi byose ni wowe nagaragaje urukundo murange dore nari mbatse mu cyo narugaragaza ariko shapira kandi ndumva nakiza nko kubi wawe ndumva nazi nshaka kuri disanye mana sinzi uko ndeba gusa nge ndazi kunkunda nubwo mugore unyemere mana ubu nzanywe no kugushima byinshi wamaye nzanye nishimye dore uyu munsi nibutse byinshi mana uri mwiza wangiriye neza nibutse byinshi mana uri nziza wandokoye byinshi nibutse henshi mana uri nziza umutima umenetse yawusimbuje undi muzima yandemye bundi bushya yagize icyaremye kindi gishya shira wanjye biteze meze neza ndabona ndabizi wandakariye ariko nukuri mbabarira banza narengereye nariko nta mutima mubi ngira ushaka wani muteta aho ngaho ubu igifu kirimo kiransya atari ukubera wowe ariko tunereka mubaze ubu kubona narakuje uruhande ngashaka kugira inshuti yanjye nuko nari mbuze izindi nshuti je naje uruhande rwanje kugufasha kurya amafaranga yawe uri kumva kuko wayaryaga wigunze nawe undi muntu ufite mu yasangira urangije urifata umurera biriya bintu nani isoni okay ndabyemera mbese nagukorera nyine mu mararongo wanjye gusabye imbabazi she erega aho uba wicaye wigunze mba nkureba nyine mba ndabyemera byose nyine mbabarira ntabwo nzongera ndabizi neza ikintu mariye muri ubu buzima bwo muri hoteli nzi uko tubanye neza niwe muntu ufite imbere n'inyuma rero kandi musabye imbabazi arazihabwa nyiriga nawe uba wanzonze urabizi so bitangiza buri munsi mba nakuzonze gute ni wowe uza ukambwira ukanyurira ngo sinzi nyine tujye tunywa inzoga mu mahoro dusindane mu mahoro birangije twongeye twisangirira ibintu byo kujya mu dutiko tw'imiryango cyangwa ahandi hantu runaka bw'ubundi buzima ntabwo ari bo ni wowe wanzonze ku buryo ubangura akaboko kankubita aho ngaho ndabyemera nakoze amakosa nyine umbabarire erega hano ngeyo ibaze ko nirengagiza akazi kanjye kugira ngo nzi iruhande rwawe ndabizi ubuso nuko hano ino hoteli nta bandi bantu babamo bagendamo kandi nyine byose ari we natoranyije rega nanjye nje kugusanga nanjye nakuvuyeho pe nta bucuti nyifitanye nawe kandi koko nk'uko wabivuze urwego uriho n'urwo ndiho ntabwo ari bimwe ngaho nyumvira umutima mubi umuntu aba afite ni uko wibuka n'ibintu biba byahise njye biramba nabyibagiwe ndetse wemba nje kugusanga ariko nimba ugiye wanambara ukagira n'inzika ntabwo ari byiza twese turi abakobwa turi urubyiruko nawe ibyo mfite wabigeraho ejo n'ejo bundi gutyo rero ni ukuri wabarira sibyo basi okay nica amande zana agacupa tu aho ngaho uvuze ijambo rya nyaryo agacupa nyine kugira ngo twiyunge dutangire amstel sconge njye nta kibazo cyakoze ko nkubwira nako ndabikubwira n'ugaruka nyine se urambabariye twiyunze ubu ngubu nyine utungutu niko tugiye kuduhura rega njye buriya
buriya umfite nta rungu wagira kandi ikindi nta n'ikindi kibazo wagira nk'inshuti yawe cyangwa nzajya dukeye njye kuzana utoya n'isizi zo zashize kamubwira ikintu kimwe cyakoze wakoze ahantu hagukwiriye ushatse kuvuga iki nyine kubera ukuntu dukunda inzoga wowe wagize imana ukora mu kabari ariko njyewe bisaba ko njya mu kabari njyewe urareka ubwire Tony umuntu dusangira inzoga nkizirwa ni wowe nawe ubundi mbere utaranaza njyewe buriya ntabwo nazikunda ntabwo uri kumbeshya gute none kubera ko ntari mpari niyo mpamvu ugomba no kunyifatira nimba ukunda inzoga gutya se ni gute waba uta ngo uravuze ngo nigenda kunywesheje inzoga reka nkubwire buriya wicaye uri muri itekerezaho cyane mbona ikintu cyakugarura mu byishimo n'agacupa kandi buri inshuti iyo inshuti yawe uyifasha mu byago ukanisanisha nayo mu bihe irimo cyakoze uranzi nta kibazo na kimwe nahura nacyo mu gihe ndi kunywa rero ngiye niyo mpamvu Suzana rwose none se utazanye urufunguzo kandi ko bya bintu byo kugira gutya ntabyo nzi nabonye iryinyo barambwiye ngo iryinyo ngo byansaba ko ngo ndivuyemo ngo bashyiramo iryimbwa ngaho ibaze umuntu nkanjye ntabwo byakunda umukobwa mwiza nkawe se bamukuramo iryimbwa bagashyiramo iryimbwa noneho byibaze twajya gutumura muri muze se mu cyumba shanari tugende ndanagutwasi wambabariye nuko nakubabariye tujye aho ndara ko ngiye no musi ntabwo ndi bukorera umukobwa n'uri bukore boss atanaza akansaba gukora kandi njye ntabwo mbishaka nta kibazo tujya kutumura ni inshuti yanjye iruhijwe n'ingoma inkuru yanjye tuvuge ibintu dusubiriye sibyo ejo ntituzavuge ibintu bavugira ngo ni amakabya nkuru ako njye ntabwo natanga ubuhamya ngo babwange ubonye kiriya kintu Rwema yari afite ikintu si intosho se yaje kugitera ni intosho ni ikintu imwe yatanje cyane ari ikintu ni intosho wanyekano ya rubatuye anyonyekano ya rubatuye uziko turi kudiriga se wowe twatangiye ntabuye afite byagenze bite bashwanye nyine barambarana baramo kuko ngiye uramukama namuzi kora ko namufataga nka mabukwe nzi n'icyaka kibundi yatangiye kuzamura umumena makano gakonja gato simbe mfuse umugore abayenuye inguti yaraduhitanye yamuteye jido imwe bita katimva imwe yahatara unda yateye jido Rwema yamuterana mu mahano mwene nkano Rwema se nabo yahise kwa yaramuhitanye itayiruka niko kumwirukana we narasobanukirwa iyo kubibounsa abagabo hari gihe usanga kibyimbye ariko mu mutwe ari kinyabwoba ririya ryaribuye yego intosho inaniwe gukubita umugore aterura ibiryo yaje kumwicisha ariruka yari kumwica oya nyine ntago uko yaramunaniwe ni kwa kundi nyine ari kuvuga ngewe nazamuka akavari watuje uyunga karimo mabukwe niki akanga kumukubita mukoze urushyi atumutera shida mujyaho undi asa nk'uwihunze ariruka nuko ashonje afite na stress sino kushonje akakanuro ntabwo turimo turavuga ibintu wowe yabaye nk'umukwepa ariruka nyine ntabwo hagwana na nyoko bukwe kujya yirengera ubwo niba yageze hirya inkoni zimuriye aba batuye urubuye byo guhikangisha cyane nko kumutera ubwoba nko kumutera ubwoba yari kuri mutera uziyo nawe nahise nkinga kino gikabo ubwo Rwema rero ari muri w'abajene barwana barumana bamurumye ariwe kubitanya ukakubure wowe bakana kazana imikino myinshi mu bintu turimo turanariza umukwe na nyirabukwe ndetse abavundo batumye kwanariza mwebwe muri abayobozi muri amenyekirane nk'izi ntozi ngarashaka kukiza kujya bigende gute yewe nanga no gutongana n'umuntu ndeba gute uruzi wenda ari n'umuntu ndeba gute iyo mvuze ubugufi aravuga ngo Imana ngo yamaye ubugufi ngo kubera ngo ngira umutima n'ibiha byegeranye nkavuga nti ibyo birakureba Yesu mashaka none nuko rero avuye gusenga yese azaramukuye none aperi bitsinzere waruri kuri telefone tuvuga ngo uyu mureza arimo aranyisuhurishwa intambara zose watangiye yewe warumanye narumanye cyangwa abandu twari turi ku kiganiro cy'abajene b'abagabo barwanisha amabuye bitabarisha amabuye ibyo tubyihorere byarangiye ahantu Gashiru urahazi Gashiru ntago ari ahantu ni ishyamba rinini
gashiru ni ishyamba. Gashiru se si rya shyamba riri ruguru iriya. uvuye nk'hano wagenda ibirometero ni nka 35. ni nka 35. Ako ni ishyamba rinini kuvanga tugerayo. Rero yani biramamagaye ni hiri kandi nta muntu wamamagaye inshuro zigera mu 10 wundi ashoboye kuba ari wapi kwanza wanda wasoka soka Queen ndavuze ngo soka ariko niwe ndi kubwira cyane ntabwo ari wowe kwiberetse nkubaze ninde yakubwiye ngo utinyuke ufatira telefoni uyishyire ku murongo ntabwo rero ndi kubaza ngiye guhamagara ngo baze basi badutabare wari ugiye guhamagara ngo baze badutabare batujyane i Kigali twese kwe ikintu cyakuzanye ahangaha nabaje kukikoza mbere na mbere nimba waraje kuneka cyangwa se nimba undi mugambo mfiteho uzi ibyago wangururiye Queen watumye nicuza impamvu ku munsi wa mbere ntakwishe ni gute utinya kukangira mu bintu ku rwego ushobora gufata telefone itari ku murongo ukayisubiza ku murongo mbabarira njyewe mbabariye basi mbabarira uniza duhamagare baze bana bare wenda banjyane nimba mubangana uracyari guteta nanjye uracyari guteta kuri njye Queen sinzi ukuntu ibintu nongeye kubitekerezaho sinzi ukuntu ibintu bingarutse mu mutwe ariko wankuriye ikintu gikomeye cyane sohokera muri tente ndakubwiye ngo sohokera muri tente kuko ngiye kuguta ahangaha tente yanjye nyihakure uhasigare wenyine numara iminsi 2 cyangwa 1 wambabariye kukosa nakoze nazongera kurikora ko ntabwo ndongera guhamagara ntabwo uzongera guhamagara ngaho nta kibazo bareka kubita bubafate ndagukorera ikintu cyose ushaka ko nkora ariko basi ubafate ubame tuvugane urumva icyo wahagurukije uri kugisubizayo urumva uri bisubizeyo undi kumva nagukubita ikintu kwi ndi gutekereza ibintu wankoreye kwi ndi gutekereza ibintu wankoreye ngumva nagupata ngakuniga ku rwego kwi ubu ngukorera iki koko ngukorera iki burareka nkubwiye kwi ikintu wagurukije kuri njye iyo menya mbere hose kuri umugambanyi ntabwo ndi umugambanyi nukorera ibintu byose nakubwiye ni ukuri n'ukuntu narishyizemo naragukunze ugatuma nkujya hejuru ndazi kuri umugome kuri njye mwe twabonye witaba se cyagiye turi kumwe na nuza na mukama ya indi yampamagaye irambura uswamagara umuntu agwa aho yari herereye ako graje mukama n'abantu kabisa Gashiru mwavuganaga n'intare se Gashiru ko nta bantu babayo kari ishyamba ry'inzitane bamo ibinyamaswa kari wabo w'impyisi zihuma mwavuganaga ni
ntago umuntu tuvuganye ari uri Gashiro ahubwo yanimere mpamagaye Kambura iherereye Gashiro iri Gashiro mw'iryo cyamba nyine ushaka urupasoma impyisi ubwo wavuganye n'impyisi nubundi ko nta bantu babamo nuzi ubwo umuntu yaba yageze mate nose ni baro telefone yamagana ikigira telefone nawe baze umuntu ahamagaye cyangwa nta n'ukoresha ubwenge bwawe wajya ngo warabaye motari ubwenge busize kuri moto turetse guterana amagambo n'aba jene uraceka ariho Queen yabari nyine ubibaze nawe Queen tumuvuzi wabo ntawe uri Kigali wowe iyo nimero byanze bikunze yampamagaye izo nshuro 10 hashobora kuba ari Queen ni yaba atariwe amuse mwagiye mama yaba yagiye gutashya ngo ngira nte yananiwe uru rusisiro n'urwacu naho najya kuri kwimana nanjye naho najya ko babya jewe inde Gashiro nitutajyayo moto urayibona gusa inyi moto ndajyayo ariko ndanajya ariko ukica n'amande z'ibintu utumye bankorera ariko kubera ko byose ntacyo iyo moto urayimpa nta binyoteri ntaribi ubikureho bijyane iryo shamba ndagenda ndibatungire ndibereka nyine nuko nyine inkoni kubiswe ndizajyana n'ibyo binyoteri inkoni kubiswe nkureho binyoteri na purake ntaribi nyijyane gusa ngo wari uri gutanga ikirego cyo nyeneye reka pirate kuva yabyemeye ko tujyana ni sawa ngavuga ikirego cyaje nuko amaguru yanjye yabyimbye na amaguru cyane ubuguru nta kibazo ubuguru bwanjye burabyimbye nawe urashaka iki tujye guterura imodoka tuguterekemo tuyisubire oyangiye muransiga hano mwe mugende nta kibazo nzaza ubutaha wenda uyu nzaza nje ufata amafaranga yanjye muri Kigali gakonyotse ndimo nshaka kuguma ariko ubwo se ahantu nuramuka usigaye inaha uzasura Kigali gute ko abonye urugendo rwose twakoze sizaza kumfata se bro nzagufata se wowe uri Queen ariko grafre ku kindi nzaguha amafaranga nze no kugufata wanamufata buriya usigaranye n'inguyu tukagenda hariya kwa Mukamana wenda bakaba baduhaye n'ubushera umuntu akarya kanywa karuhuka mwebwe mukazana Queen mukaducaho n'imodoka tugakomeza wenda tubare ku nguyu wenda umugore yananiwe n'ijipo n'ikibazo n'iki ikibazo ni iki n'ubuguru bwanjye bushobora no gucika ariko nanone nta muntu wariye inka ngo mureke gucika intege nta muntu usigura umuntu tubikore yereka ngo kwa Mukamana cyangwa munsi kwa Mukamana gasore kawe kangana na biye wagira ngo bagateresha abapfu n'umujugujugu tuvuga tugenda twagiye ariko tubonye nk'ubushera fata kakano mukayore nk'ibishingo ubundi se ko karatu bagira nk'ibishingo n'ibishingo ngiye kuguhereza umunsi umwe nurangira nta bisimba bikuriye nzagaruka no ngutware okay iyi tente wahembiragamo uryama ugasinzira ntambe kugeraho uyu munsi wa none ibi cyose uri kumva ibi uri kubyumva bizagufata bigukate mu bucece bigukate wa muntu wiratanaga ngo ukene kuzaza kukureba utugufwa twawe twazaza gutorana nugira amahirwe twasiga ndagiye nawe ndebe ngo wasigara kuki urumva habyo kukubaba nkubabara ngo bigende bite kuko ari wombabariye wowe utarakwitwa nimba yo mwiri shyamba ry'inzitane ngo utangiye uhangane ibisimba byazo ukubitwe n'inzoka zihagenda umunsi ku munsi wavuze ko intare yaje ikagucaho uyu munsi ziraguteraniraho wambabariye ibikiri ryonyine kuko rasa ibyo ntabwo mbere baho ndakubwiye ngo ndekura maze ndakwiye Queen ndekuzwa urumva birashoboka ko waba waneye inda wambabariye ukamwira izina ryawe n'ahantu uturuka narakubwiye ngo rasa sinjya ntera inda urumva intanga zanjye n'ibihugu we hangana n'ibibazo byawe nawe uzasigara urwana nabyo kandi urupfu rwawe sinzarubazwe na rimwe
nabi ibintu byose watumye bimbaho nijoro urongera utumye n'ibindi bimbaho nta kintu cyiza none urankorera kuva nagera muri iri shyamba basi ntiureka nkapfa bwa mbere yanari cyiza nkapfa nta cyaha mfite ariko wemeye kunkoresha icyaha ugiye kubona no kunyicira kuko